Uri umunyamahirwe kuko ugiye kumva ino video neza ikaba yakugira icyo yagufasha mu buzima bwawe. Ngiye kukubwira impamvu kugira ishyari ari ikintu kibi cyane ntuzigere wanabikora mu buzima bwawe. Abagore babiri bari abacuruzi bose bacururizaga mu isoko rimwe, bacuruza imboga n'imbuto. Umwe muri bo yari afite ikibazo cyo kutabona, ntabwo yakanuraga ngo abe yabona abakiriye cyangwa se ikindi kintu. Ariko igitangaje niwe yabonaga abakiriya benshi cyane kurusha wa wundi utari ufite ikibazo na kimwe. Ntibyatinze umwe utari ufite ikibazo na kimwe yaje kuba yamugirira ishyari, akibaza impamvu we atabona abakiriye kandi akanura yagakwiye kuba abona kurusha umwe udakanura. Nuko aba yamugambanira aramushuka abajyana mu ishyamba rya kure cyane. Iryo shyamba bagiyemo ryari ririmo ubwoko bw'abantu bihariye batari kuba babasiga amahoro. Nuko bamaze kugeramo wa wundi utarakanuraga yaje gusigara mu ishyamba kuko hari hageze igihe cya nijoro adashobora kuba yabona uko ataha. Umwe wakanuraga yari yasizemo uwo mugenzi we utarakanuraga yaje kuba yakwitahira, maze umwe udakanura asigara mu ishyamba. Ntibyatinze igicuku cyaje kuba cyagera maze ba bantu bihariye bafite ubwoko bwabo baza muri rya shyamba. Nuko agira ubwoba yurira igiti cyari kiri hafi yaho maze yihishamo. Nuko batangira kuganira baseka cyane. Uravuga ati abantu batuye kuri uno musozi twegeranye nta bwenge bagira. Birirwa barwana no kuzamura ubukungu bwabo kandi ntabwo bazi neza uburyo bashobora kuba babuzamuramo bitabagoye. Ntabwo bazi neza ko inyuma y'uriya musozi batuyeho harimo ibirombe bya zahabu bishobora kuba byabafasha kuzamura ubukungu bwabo. Babuze amazi meza yo gukoresha kandi ntabwo bazi neza yuko hari n'isoko y'amazi meza bashobora kuba bakoresha. Twibuke neza ko umwe yari afite ikibazo cyo kutabona yari yasigaye muri rya shyamba. Nuko aba yabiteye mu gutwi arabyumva. Bumaze gucya ba bantu baje kuba bagenda bava aho ngaho bari bari. Nuko aramanuka agenda ashakisha inzira aza kuba yagera mu rugo aho yaturutse, aho yavanywe na wa wundi wamugiriye ishyari akamujyana muri rya shyamba. Yaratekereje yumva ibyo yumvanye abo bantu ntabwo ashobora kuba yabyihererana kuko byari ingirakamaro cyane, kuko yari yumvise ko inyuma y'umusozi wabo hari ikirombe cya zahabu kandi hakaba n'isoko y'amazi meza bashobora kuba yakoresha. Ntibyatinze yegereye umwami aba yabimubwira ibyo yumvise, amubwira neza ko ashobora kuba yagenzura neza agasanga niba ibyo yumvise ari ukuri. Ntibyatinze umwami yohereje abantu ngo bajye kureba niba ibyo uwo mugore ababwira ari byo. Barahageze basanga ikirombe cya zahabu nziza cyane, batangira kuzicukura no kuzikoresha mu bikorwa bitandukanye kandi n'amazi barayahasanze meza cyane batangira no kuba bayakoresha. Nuko uwo mugore umwami yamugabiye imisozi myinshi n'ishyo z'inka, amufasha no kwagura ubucuruzi bwiwe yakoraga bw'imboga n'imbuto, maze umugore utarakanuraga atangira gutera imbere mu buryo bwiza kandi bwihuse, abikeshejwemo na mugenzi we wamugiriye ishyari akaba yamujyana muri rya shyamba akamusigamo akitahira, maze we akararayo akaba yakumva ibyo abo bantu badasanzwe babivugiye muri iryo shyamba akabibwira umwami, umwami akaza kuba yamufasha. Nyuma y'igihe wa mugore wamugiriye ishyari yaje kuba yabimenya, amenya neza ko igihe cyageze akurira mu giti maze akumva ibyo abo bantu bavuze, akaba yabibwiye umwami kandi umwami akamugororera bitewe n'uko ibyo yumvise ari byiza kandi byari byo. Nuko nawe yigira inama yo kuba yasubira muri rya shyamba nawe akaba yararamo kugira ngo yumve ibyo bavuga bidasanzwe wa mugore mugenzi we utarakanuraga ataba yarumvise, cyangwa se kugira ngo yumve nimba yabukumva ibindi bishyashya by'ingenzi. Gusa ntabwo byagenze neza. Wakwibaza ati ese we byamugendekeye bite cyangwa se byatewe n'iki? Ba bantu badasanzwe babaga muri rya shyamba baje kumenya neza ko hari umuntu ushobora kuba warabumvirije kuko babonye ko y'amazi yatangiye gukoreshwa ndetse na zahabu zigatangira gukoreshwa. Nuko bakeka ko hari abantu bashobora kuba babumviriza cyangwa se babameneye ibanga. Biyemeza ko mbere yo kugira icyo bavugira muri iryo shyamba bazajya babanza kureba ko nta muntu cyangwa se ikindi kintu kidasanzwe gishobora kuba gihari kikaba cyabamenera ibanga ryabo. Wa mugore wagambaniye mugenzi wiwe aza kujya mu ishyamba, nawe yurira igiti nk'uko mugenzi we utarakanuraga yabigenje, kugira ngo nawe arebe neza cyangwa se yumve niba hari ikintu kidasanzwe yabona akazakibwira umwami nawe akaba yamugororera. Nuko ba bantu baje bari bariyemeje ko bazajya babanza gucekinga neza bakareba mu mashyamba no mu biti byose niba nta muntu uri kubumva. Nuko bamaze kuza
Barebye mu giti basangamo wa mugore wagambaniye mugenzi wiwe nawe yaje kuba yakumva neza ko ari ikintu yakumva cy'ingenzi cyangwa se yabonera muri iryo shyamba kidasanzwe kitigeze kimenywa n'umwe mu bo babanaga. Ntabwo byagenze neza kuko bamumanuye mu giti bamugirira nabi ntiyakaba akibashije gusubira aho yaturutse. Mu by'ukuri kugira ishyari ni ikintu kibi cyane kuko urumva yahasize ubuzima bitewe n'uko yagiriye ishyari mugenzi wiwe, kandi iryo shyari yamugiriye mugenzi we byamufashe gutera imbere kuko yahahuriye na byinshi bidasanzwe mu ishyamba bitigeze bimenywa n'umwe. Mu by'ukuri ntuzigere ugira ishyari kandi nagira ukugirira ntuzabimwiture ahubwo uzamwihorere, kenshi umwereke ko wishimye ko ntacyo bikubwiye, bityo nawe bizakugirira akamaro ko kuba mwabana neza cyangwa se nyuma y'igihe akakugarukira mu gihe abona ko ntacyo bigutwaye kandi ntacyo uhomba. Wowe twabanye muri ino video kuva itangiye kugeza irangiye urakoze cyane, nizeye ko uzi kuri subscribe ugafungura n'inzogera, niba ari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite byandika muri comment tukagufasha. Naho ubutaha mu yindi video.